Oh, haleluya, haleluya. Igumya kutubashisha weho nkurikirana mwe munkurikirana kugira ngo tujye dukomeza twigana amagambo y'Imana. Kore subscribe utazajya ucikanwa ijambo ry'Imana. Uyu munsi umwami Imana yemereye yuko mbagezaho aya magambo. Matayo ibice 4. Tujye gusomera ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Reka nangire nsoma ariko ndabanza nsenga. Uri Imana yo mu ijuru. Uri Kristo waremye ijuru n'isi. Nta mana iriho usibye Kristo wenyine. Nta mana iruta Kristo usibye Kristo. Uri uwa mbere ukaba n'uw'imperuka. Ibyanditswe byose n'ibyaremwe byose, nta kimwe kitarimwe nawe. Tujye kwiga amagambo y'Imana. Udufashe Kristo. Uyu muntu nkurikiranye, muhe imbaraga n'umwuka wera byo kugira ngo abashishwe gukurikiranira ijambo, maze ku iherezo uzamuhe n'ubugingo buhoraho, kuko yakunze ijambo ryawe kuruta uko yikunda. Urakoze Yesu Kristo kuko ubyemeye, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Oh, haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka muri Matayo ibice 4, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ageragezwa na Satani. Nuko Yesu ajyanwa n'umwuka w'Imana mu butayu kugira ngo ahageragerezwe na Satani. Ahamara iminsi 40 n'amajoro 40, yigomwa kurya, hanyuma arasonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegeka ko aya mabuye ahinduka imigati. Yesu aramusubiza ati, biranditswe ngo, umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Imana ivuga. Satani amujyana i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo, Imana izagutegekera abamarayika bayo, bazakuramira mu maboko yabo kugira ngo udasitara ku ibuye. Yesu aramubwira ati, biranditswe kandi ngo, ntukagerageze Nyagasani Imana yawe. Nuko Satani arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ibihugu byose byo ku isi n'icyubahiro cyabyo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nunyikubita imbere ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko byanditswe ngo, uzaramye Nyagasani Imana yawe abe ari we wenyine uyoboka. Satani amusigaho, haza abamarayika baramukorera. 12.
Yezu yumvise ko Yohana yafunzwe ajya muri Galileya. Ntiyaguma i Nazareti, ajya kuba i Kafarinawumu ku nkombe y'ikiyaga mu ntara ya Zabuloni na Nafutali. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo: nimwumve ntara ya Zabuloni n'iya Nafutali, ahagana ku nyanja no hakurya ya Yorodani, aho niho Galileya ituwe n'abanyamahanga. Abantu bari mu mwijima bigunze babonye umucyo mwinshi. Abari mu gihugu cyacize umwijima w'urupfu bigunze, urumuri rurabamurikiye. Kuva ubwo Yezu atangira gutangaza ati: nimwihane kuko ubwami bw'ijuru bwegereje. Yezu agenda ahakikiye ikiyaga cya Galileya, abona abarobyi babiri bava inda imwe, Simoni witwa Petero na Andereya, barobesha umutego w'amafi mu kiyaga. Arababwira ati: nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Bahita basiga aho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere gato abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo na Yohana, bari hamwe na se Zebedayi mu bwato, batunganya imitego barobeshaga. Nabo Yezu arabahamagara. Ako kanya basiga se n'ubwato bwabo baramukurikira. Nuko Yezu azenguruka Galilaya yose, yigishiriza abantu mu nsengero zabo, abatangariza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru, kandi akiza abantu indwara zose n'ubumuga bwose. Ibyo byamamara cyane mu gihugu cya Siriya, bamuzanira abantu bose barwaye indwara z'amoko atari imwe, imbabare n'abahanzweho, abanyagicuri n'ibimuga, maze arabakiza. Nuko imbaga y'abantu iramukurikira, bamwe baturutse muri Galileya no mu ntara yitwa Dekapoli, abandi baturutse i Yeruzalemu no muri Yudeya no hakurya ya Yorodani. Oh, haleluya! Aya ni amagambo y'Imana, si amagambo yanjye. Abantu benshi baturutse i Dekapoli, haleluya, bose baje bahurujwe n'ibitangaza Yesu yakoze ndetse n'ijambo rya Yesu. Arigisha hose ngo nimwihane kuko ubwami bwegereje. Uyu munsi isi yose n'abanyarwanda, they are now be taught that kingdom of God is coming to us. Barabwirwa yuko isi n'abantu bose barabwirwa yuko ubwami bw'Imana bwegereje. It's not a final, but we are on the final. Ntabwo turi ku iherezo, ariko twageze ku munsi wa nyuma w'iherezo. Oh, haleluya! Turi ku gisekuru cya nyuma cy'iherezo. Uyu Yesu Kristo yari i Galilaya atangira kwigisha abantu ngo bihane. Abantu baramukurikiye ari benshi. Akimara kumva ko Yohana bamuboshye, nicyo gihe cyahise gitangira kugira ngo akore. Ntabwo ubutumwa bujya bukorera mu bundi, oya. Ntabwo Kristo yatuma umuntu mu isi igihe wa muntu akiri gukora ngo Imana yohereze undi, ntibikunda. Umwe ahabwa ubutumwa akagenda, hakabona kuboneka indi ntumwa. Mu gihe cya Pawulo, ntabwo Imana yo gutuma Pawulo ngo itume n'undi usa na Pawulo, ntibishoboka.
buri wese agira igihe cye n'ubutumwa bwe n'igihe cye. William Marion Branham had their own testimonies on his times. Eliya wa gatatu Branham yagize ubutumwa bwe mu gihe cye. Yohana aza afite ubutumwa bwe mu gihe cye, na Eliya yaje afite ubutumwa bwe mu gihe cye. Everyone should have her or his own testimony on his time. Simani kuresha intumwa z'abagabo. Hanyuma Yesu akimara kumva ko ibya Yohana birangiye, kwari ugutangira gukora kwa Yesu, ahita yigaragaza, atangira gukora ibitangaza. Indwara yarazikijije, ariko nyuma y'uko yinjira muri uwo mugano wo gukora ibyo bitangaza, muri iyo gahunda habanje kugeragezwa na Satani. Mbere y'uko Imana ibasha gukora, habanza ibitero bya Satani bigomba kuza ku ntumwa iyo ari yo yose. Igomba kuba hari ahantu yabanje guhura na Satani kugeza ubwo atsinda akemererwa gutambuka. Niba umusirikari mu by'ubugingo utarahabwa ipeti, ugomba guhabwa ipeti rya mbere rikwemera yuko noneho wemere kuba umusirikare. Abe na uniform ugomba kuyambikwa. Oh haleluya. Hanyuma arageragezwa. Niba uri umwana w'Imana, ngaho ibi ngibi bihindura, ibi ngibi wirira. Avuga ati oya, handitswe ngo oya, none reka tubyemere, tujye ugasongere isimbuke kubite hasi, haranditswe ngo bazakuramira. Nawe agasubiza ati haranditswe ngo arongera aragenda. Satani avuga ati none si ibyo gusa, ahubwo haranditswe ngo oh haleluya. Ayo mubwiye ngo none reba isi yose wayibonye. Iyo aramugerageje amuhera ku bitangaza biranga, aravuga ati none kamusukisha iby'isi, kuko ndabona ibyishiro ahagaze neza. Ujya upfukamye ukandamya, ntabwo iyi si yose. Arambwira ati ntibishoboka, ntibikunda. Haranditswe ngo uyu munsi wowe uri kunkurikirana agira ngo utunge, haranditswe ngo ujye unkurikira buri munsi kugira ngo ujye wumva ibyo nasomye mbashishijwe n'umwuka w'Imana, nawe utunge. Haranditswe ngo n'ufite haranditswe ngo, ntabwo Satani azakubwira ngo haranditswe ngo. Iyo udafite haranditswe ngo urayobywa, undi akazana ngo haranditswe ngo, ugendera muri handitswe ngo, wowe haranditswe ngo kurenganura nayo uba ufite, urayoba. Dusome ibyigisho bishimangira biboneka muri Itangiriro 22:1. Turasoma mu izina rya Yesu. Turasoma Itangiriro 22:1. Turasoma mu izina rya Yesu. Kadusome. Amategeko Imana itegeka Aburahamu gutamba Izaki. Nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu we. Arayitaba ati karame. Iramubwira ati jyana Izaki umuhungu wawe w'ikinege ukunda, ujye mu karere ka Moriya, nugerayo nzakwereka umusozi uzamutambiraho igitambo gikongorwa n'umuriro. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi zo gutwika igitambo, azishyira ku ndogobe ye, ahagurukana n'abagaragu be 2 n'umuhungu we Izaki, agenda yerekeye ahantu Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu atangira kubona hantu aharebera kure. Imana yategetse ko amutambaye igitambo. Nuko abwira abagaragu be ati 5, nimusigare hano n'indogobe, njye n'umwana tujye hakurya hariya kuramya Imana, turabasanga hano. Aburahamu akorera umuhungu we Izaki za nkwi, naho we atwara umuriro n'icyuma, baragenda.
Izaki ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakumva mwana wanjye Izaki. Niko kumubaza ati ko twazanye umuriro n'inkwi tukibagirwa intama yo gutamba? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri butange intama y'igitambo. Barakomeza baragendana. Bageze aho Imana yari yamubwiye, Aburahamu yubaka urutambiro arushyiraho inkwi, aboha umuhungu we Izaki aramurambika hejuru y'inkwi, nuko asingira icyuma ngo yice umuhungu we. Ako kanya umumarayika w'Uhoraho ahamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Umumarayika aramubwira ati reka uwo mwana ntugire icyo umutwara, ubumenye ko wubaha Imana kuko utayimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu akebutse inyuma ye abona imfizi y'intama, amahembe yayo yafatiwe mu gihuru. Aragenda arayizana, ayitambaho igitambo gikongorwa n'umuriro mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Uhoraho aratanga. Nicyo gituma na n'ubu bikivugwa ngo ku musozi w'Uhoraho azatanga ibikenewe. Amina, 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 amina. Turacyari mu magambo y'Imana, turacyasoma mu izina rya Yesu. Gutegeka 8:3. Turasoma 8:3. Kadusome mu izina rya Yesu. Gatatu, yabacishije bugufi arabareka murasonza, hanyuma abagaburira manu, bya byo kurya mutari mwigeze mumenya, yaba mwe yaba basokuruza, kwari ukugira ngo mumenye ko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Uhoraho avuga. Amina. Ngiki cyaha cyanditswe Yesu Kristo yifashishije, ni bimwe muri bya byanditswe yifashishije abwira Satani ati handitswe ngo. Oh haleluya. Uwo Yesu ntagihe yigeze afata cyo kwiga isezerano ryakira, ariko yari arizi ryose kuko yari ijambo. Avuga ngo handitswe ngo ahubwo atungwa n'ijambo ryose Uhoraho avuga. Yabakishije bugufi ngo arabareka murasonza, hanyuma bagaburira manu, bya byo kurya mutari mwigeze kumenya, yaba mwebwe yaba abasokuruza, kwari ukugira ngo mumenye ko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Uhoraho avuga. Oh amina. Ijambo ry'Uhoraho avuga rirakomeye. Oh haleluya. Ndongera amasomere Abaheburayo 2:18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abaheburayo 2:18. Abaheburayo 2:18. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo nuko rero abashaka kugoboka abageragezwa, kubera ko nawe yageragejwe akababazwa. Akadusoma mu izina rya Yesu. 18. Nuko rero abasha kugoboka abageragezwa, kubera ko nawe yageragejwe akababazwa. Amina. Mwebwe mugeragezwa, bwira ijambo ry'Imana, mumenye ko Yesu Kristo abasha kugoboka abageragezwa, kuko nawe yageragejwe akababazwa. Amina. Agahinda kawe n'imibabaro arabizi, niyo mpamvu nk'uko nawe yababajwe, nawe abasha kugoboka abageragezwa. Abaheburayo 2:18. Twarimo dusoma amagambo y'Imana, twabonaga mu gitabo cya Matayo, byari ibice 4 Yesu agejejwe na Satani.
twabonye ko nagiye amusubiza haranditswe ngo ndagira ngo nawe unkurikiye utunge haranditswe ngo. Nugira mu kibazo uvuge ngo haranditswe ngo. Umuntu nakubwira ngo Kristo si umwami umubwira ati haranditswe ngo. Nakubwira ati aho uburyo uri kwiziramo uri kuyoba umubwira ati haranditswe ngo. Namubwira ati egeje ayo magambo babwira nayo kubayobya umubwira ati haranditswe ngo. Buri kimwe cyose ukoresha haranditswe ngo. Uzotsinda Satani, uzatsinda abo muri kumwe, uzatsinda ururimi rw'amahanga, uzatsinda abakurwanya, uzatsinda abanzi bawe, uzatsinda abagufitiye ishyari, abakwanga bose uzabatsinda ukoresheje haranditswe ngo. Kandi uzaba umukristo ukomeye mu gakiza ufite imbaraga kuzi ngo haranditswe ngo. Ariko se niba utarakurikiye ibyanditswe, niba utankurikirana, niba udasoma Bibiliya, niba utita ku byo wigishijwe, niba uzi bikeya ntaharanditswe henshi uzi, Satani akazana haranditswe ngo yiwe yiteguriye cyangwa se yisomeye nawe mu byanditswe, uwo muntu urimo Satani uzamutsinda ute utagira haranditswe ngo. Uyu munsi ufata urugendo rwo kunkurikirana, tujye tubana mu ijambo ry'Imana buri mu gitondo, buri mugoroba, buri saa sita, kugira ngo utunge haranditswe ngo Satani atazajya kubasha akagutsinda. Gerageza unkurikirane twigane ibyigisho by'Imana, nibwo muzobasha gutsinda Satani, nibwo muzamenya ko Imana igira neza, nibwo muzaba Kristo bukuri. Niba mufite ngo haranditswe ngo. Ariko niba ntaharanditswe ngo ufite, nta jambo ry'Imana wifitiye muri wowe, Satani azajya kugenza uko ashaka. Ikigeragezo ni cyiza uzajya mu bapfumu, Satani agutera ujye kuraguza. Umuvandimwe nakwanga nawe umwange, nakugambanira umugambanire, nakwicira umwana wicuwe, kuko ntaharanditswe ngo ufite. Kristo nagusura ntuzobimenya, marayika nakubonekera ntuzabimenya, naza n'ijambo ryo kukubonekera ntacyo uzamenya, kuko ntaharanditswe ngo ugira. Tunga ijambo ry'Imana muri wowe uzanesha iby'isi byose biriho. Tunga ijambo ry'Imana muri wowe izoguha kunyuka. Utunga ijambo ry'Imana muri wowe izaguha kunesha Satani, kunesha n'ababisha. Utunga ijambo ry'Imana muri wowe izaguha agakiza. Utunga ijambo ry'Imana muri wowe izaguha ubutumwa bwiza. Utunga ijambo ry'Imana muri wowe izaguha ukuri kuzuye. Ndabasengera mu izina rya Yesu. Sinsabiye ab'isi gusa, ndasabira n'abatari ab'isi bose, kugira ngo bashire mu buntu bwawe. Umwami Yesu nawe utegura ibi byanditswe byera, bakomereza umurunga w'amahoro abikurikirana, abankurikirana bankunda bose, bagakunda ijambo ryawe kuruta uko bikunda, abo ngabo ubahe ubuntu bwawe. Sengeye umuntu uri kunkurikira, urimo uranyumva muri aka kanya, amahoro n'imigisha by'iri jambo nibimugereho, abone kugira neza kw'Imana, abone yuko uri umwami w'amahoro. Kandi uko Abaheburayo twabibonye, uko ugoka abageragezwa kuko nawe wageragejwe na Satani, ariko umugoboka mu nzira ze zose ari kugeragezwa n'ibibazo afite byose. Nizeye izina ryawe rya Yesu Kristo ko ari ryo ribikora. Mu izina rya Yesu Kristo, amina.